kurikira ikinamico ejo si kera dufatanye kubaka ejo heza h'umuryango wizihiye u Rwanda. Ejo si kera. Ubu se hari aho mbahishe koko do iyi fishi ni yanjye iyi nayo ni iy'umwana ntwite. Ubyumve Beri ntako bimeze pe mba ngufashije. None se Beri ahandi bimeze bite? Nakubwira ko bimeze bite se ni nabi pe n'ubu nyine nawe ufite ikinjyana kwa muganga kwipimisha. Ubushize nagiyeyo bambaza aho ngeze ngura udukoresho tw'umwana. Umva isoni zaranyishe. Ubyumve pe. Ni ukuri ibibazo mfite. Hari ubwo njya nshaka kujya kuri etaje ngo nsimbuke niyahure. Oya nanone. Ariko nakwibuka ko nazabazwa ubuzima bw'uyu mwana ntwite. Nkumva mbuze icyo nkora. Humbura ibibazo naho bitaba kandi bizashira. Sibyo? Beri Imana izakurinda irinde n'umwana utwite. Aho guse nkubaze. Uracyakora twaturaka two kuririmba? Umva shana Diana. Ibaza ariko ndi imbere y'abantu ndirimba n'iyindi nganirya. Beri ndakumva. Nanjye kundeba ukurwa se nabwo norohewe. Mama amaze iminsi mu bitaro arwaye ariko nawe buri icyo afashe undi icyangombwa n'ubushake. Wazaza tukaba tubanye mu rugo ariko ntabwo bizatinda kuko wenda isaha n'isaha yataha. Byibura uzaze duke mfite tuzadusangira sibyo? Saza rangirageje waraye. Ariko dukomeze dutekereze byanze bikunze turabona igisubizo mwana. Igisubizo kiheze ko wumva ashaka kubanza kuvugana n'umuhungu. Iki nicyo kibazo kirimo tu. Ahubwo se tubigenjeje gute ko? Isundi doctor. Twamubwiye ko umuntu mufite yabyanze. Ariko ibyo byaba ari byo byoroshye cyane. Ariko nanone tukirinda ikintu cyatuma yibaza ko tumufite koko. Doctor. Njye numva igihe twayireka kabisa. Gute man? Uzi ko harimo akayabo ka miliyoni ebyiri kurumva uwo mufungo. None se niba bidashoboka. Dutekereze uko twabigenza ko ndi wana biremera. Beri bitese. Ni byiza. Wesha irungu niba ryakwishe. Umva shanti byabura. Ego ko Beri ibi ni ibiki? Ibiki se? Uzi ko ibi bintu uri gukora bibujijwe? Mbabarira nawe. Reka ninywere rwose numvaga nifitiye inyota. Beri iyi byayi ntanywa rwose. Ikiba kibe rwose. Ndayimennye. Ariko ubwo koko ibyo bikoreye iki? Ubu urabona ndi umwana wo gutwara uko ubonye. Sharika nkubwire iyo byerumennye uzayishyura. Ariko ubwo waruzi ko inzoga atari nziza ku mugore utwite. Ubwo se nkaho ibyo ngibyo urabivuga ubikuye he? None se simfite umwana. Njye nanahawe inama ku kigo nderabuzima buriya. Uri kunyumva? Buriya kunywa inzoga igihe utwite si byiza rwose. Bishobora kugira ingaruka ku mwana. Buriya waruzi ko bishobora kumutera ikibazo mu mutwe. Mana we oya. Rekana n'inzoga nta cyiza cyazo ku mubyeyi utwite. Beri ibaze naho ubyaye umwana ufite ikibazo ari wowe ubyiteye. Waramutse mwana. Waramutse neza. Cyabura bisinziriye pe. Mwana uranashonje ariko mbega inzara mba mbyukanye umva ndamiza akanyoni kari hafi aho ngaho ndapfuye kabisa. Wenda ndamiza akantu kari hafi. Kereka igikoma nicyo kiri hafi. Reka mwana sinakubwiye ko ngiye namwe ibikoma. Ariko muganga mu miti yagupangiye harimo n'igikoma ku bwinshi kugira ngo nyine ugarure agatege. Bivemo wana. So mwana wa muturage ngo nisira araho mwana. Nukuri ko Imana reba none namisha iminsi maze hano akaba kwera ataraza no kunsura kwera. Uzi ko abana nk'igare mwana. Mesho se ko abaguruka shahu ubageze Turukiya. Hehe. Nukuri. Nagende nyine nta kundi to. Ntinze kumara imiti ubundi ngasubira mu rugo. Ubwo zingamba nshya mfite noneho. Muga Ndakumva ne. Ubushize wambwiye uburyo nzajya mfasha mama mu gihe asa n'uwihebye kandi nabonye inama zawe zigenda zingira akamaro. Ereka umurwayi wese yakurikije neza inama za muganga bituma akira vuba. Hari akabazo kamaze iminsi kancanga. Nagira ngo nako kangireho inama. Akahe? Bikunze kubaho ko mama arota inzozi mbi. Ukabona zimuteye ubwoba bwinshi cyane pe. Kandi akenshi yakangutse ntababyibuka. Niyo bimubwiye akugisha impaka.
kuko ibyo biterwa n'iki? burya rero neza abarwayi nk'aba bakunze kugira ibikomere biba bibasaba igihe ngo bikire ariko birashoboka. nta rindi banga ni ukumuba hafi no kumurinda amakuru afitanye isano n'ibibazo yanyuzemo. gusa ubwo igihe ashatse kubiganiraho ni byiza kumutega amatwi ariko mukirinda kumusesereza no gutuma ajya kure mu bitekerezo. Se mama, ubwo rero niba ari uko bimeze reka mwandikire imiti yindi iraza kumufasha nawe ifate neza kandi ukomeze utekereze ku bwishyu bw'ibitaro. wagize ngo ndarangaye se? ubu narangije kwishyura igice cya fagitire. ntiwumva? sinzi akantu nari ngiye kukubwira Nadi. ndakibutse. ni agakize. nari ngiye kukubwira ukuntu nkiri mu ishuri kera numvaga nziga imibare kugira ngo nzabe umupilote. ugatwara indege se? by'abantu bagira inzozi ariko abenshi kuzigeraho bikaba ibibazo. ariko Silver Imana izamuhembe yanyiciye ubuzima nshukisha utuntu tudashinga ubwiza bwanjye butesha umurongo. ihangane Imana irahari. Nadi, ndakumva. ujye ufata akanya uganiriza abakobwa b'urungano ubabwire ko gutwara inda ukiri muto byica inzozi zawe. ubaganiriza inkuru y'ubuzima bwawe ndabizi ko bizafasha benshi. tugufasha iki? ndashaka umukobwa urwariye hano witwa Kankindi. yewe ushobora kuba wayobye. okay, sorry ntacyo reka ndebera hano. Kankindi mureke uriya musore byaramucanze. bamuzanye ndeba. icyo gihe nari naraye hano ariko ibiyobyabwenge byendaga kuzamuhitana. ahubwo ndamubonye ndatangara. uzi ko burya hano bavura. siniyumvishaga ko yazongera kuba umuntu pe. ariko Serafi ubundi kwajya guteka igikoma cy'abantu babiri ibyo bintu byo kuvuga ngo utetse cy'umuntu umwe ubundi byaje bite? ariko ubundi umuntu w'umugabo ubundi arizwaga n'igikoma. ubundi wanguye mu rujijo ngamenya ngo Silver ashaka igikoma buri gitondo ngazaje ndeka igikoma cy'abantu babiri. rimwe urambwiraga ngo ndagohorobyaga igikoma. ibyo se bihuriye hehe ko atari wowe ushesha amasaka wajya ugiteka washaka ukacyuzuza ikibindi nkakinywa mbishatse cyangwa ntabishatse? wabivugishije ukuri ukavuga uti ngewe umujinya mfite wo kujya nicisha Silver inzara nuko hanze kundongora mu buryo bwemewe n'amategeko. arewe ngo kundongora ndanuso ndongora se undongora iki? ariko ubwo aya magambo urimo kuvuga aha ngaho uzi ko ari mu rugo rwanjye nta soni. njye nakwirukana ugataha n'iwanyu. unyirukana? nagusubiza iwanyu ku Gisenyi n'amaguru. wowe Silver unyirukana? ni wowe wambaye akazi hano? uzi umuntu uzanyirukana ni neza uzaza hano akambwira ngo Serafina ndakwirukanye kuko niwe muntu wambaye akazi wose. neza yigeze yubaka iyi nzu hari ubwo yigeze ayisakara. mwese nabatumurana. ariko tutumura utujyana. nabatumura. alo zamurijwe sindi kukumva. ndi muri biro y'umuntu ushaka gushyira amafaranga muri ya filime yanjye niyo mpamvu. wabonye umuterankunga se? ni ukuri pe ubu ndimo gushima Imana. Sheri ese uwo ninde uguhamagara Sheri? ni umugore w'umubosi yari asohotse abura umugabo we. naringize ngo wanteje imbeba da. ntibikabe rwose ahubwo ndabona agarutse reka nkora akazi turaza kongera. sawa. ese ko mbona witaba gukinza urushyi ku munwa ngo ntumve ibyo uvuga urinde wari uguhamagaye. umva rero ngo ubwire Silver. ariko uravuga ibiki? ako ndavuga ndago ndi umugore wo muri iyi nzu neza ndago mushaka hano. kuva ryari se umugore wande wowe? kuva igihe wamungize. hanyuma se muko nakomada kushaka kunyirukana muri uru rugo ari njye warukuzanyemo ubu nta soni biguteye? isoni se zikise urabona nineyeho umva ngo ubwire neza umva ngo ubwire ubishyire muri ago matwi gawe n'ubwa mbere waba wumvishe se umuntu basimbuye ku buyobozi hakazakumira mwabantu. ahubwo Serafi waba utubishije gato nkaganira na papa. ndaho ngiye. hako ibi ndimo kubona ni bicya papa. aha ndabona hari induru kandi nshaka kuganira nawe. nta kuntu twajya ku gasantire nkakugurira icupa ukarya n'akaburushete tukaganira. abasa ndabona sasa rero isaha igeze mureke dushyire umutima ku kazi. kugira ngo ibintu murabizi rero ko byesitaye sasa reke dufatemo uretse gato zikazamutse ariko ubundi uko kikiri guteza
ariko waromye uducupa tubiri nyewe n'umusonga udashinga nibyo biguparanganyije dogita subirira n'ibirenze bana oya mumbwire uko mvuga muri make ariko wamurezi tega amatwi twakubwiye ko rwana jado rwabagaha rwanyoye hayi nyinshi bikarujabuka iwabo rero bararubuze ubu ruri gutoragura amashashi mu yose sasa rero bazi ko rwashimuswe wenyine ikigiye kuba rushimusi wetu uvugane n'umukiri ari we papa we wumva ikiri bube sasa ariko gusa ari kuvugana n'umwana we noneho nawe urahita umukatira fo wumva umubwire ko ikintu cya mbere ari kashi byo nta feritoto. alo John nako Johnson ndakumva umeze ute se meze neza rero mu by'ukuri nagira ngo ngusabe imbabazi z'ibyabaye mu gitondo pe ntabwo nakagombye kuba nafushye kuri ruriya rugero nsabye imbabazi mfukamye wakabimenye se none rero ndashaka kugusaba ikintu kimwe basi igiki ndakwinginze pe ureke dukomezanye kuko rwose igihe naragukunze cyane kandi ndakwizeza ko ntazongera kukubangamira na rimwe hanyuma nyine kuri ya filime yawe ndamutse nguhaye 5,000,000 se ntiwayitangira miliyoni 5 uzayitangira byo ubwo rero ubonye akanya waza hano ku kazi nkaguha sheke mpagere ryari nko mu isaha imwe oya sha isaha imwe ubwo si nyinshi erega ndanagukumbuye ndashaka kukubona shushu be kara noneho ubu twagenda narangije kwitegura tugende rero umva mbanza ngubwireho gato niki se kandi mbwira vuba ndihuta nyine ako koko Sylvain ubu koko ntago uri kubona yuko neza ashaka kugushuka ubwo koko wahumye bingana gute ariko si ibyo ngibyo nibyo bitumye uzuca ibiti n'amabuye nguje kumbwira amanjwe nkayo ngayo harancuka se urabona ndi igicucu ngewe umva rero ngubwire Sylvain nanjye njaka yuko njana ngaje kumva ibintu muraba muri kuganira rero reka mubwire nta hantu ngiye kujyana nawe turaganira suzi tuganira ibiki ubwo urudutsiriya nguraje ngo tujyane ubu suza feri tugiyemo wowe Sylvain ndabwo nzubira mu rugo rwose ndashaka yuko tujana kandi reka nkubwire Serafi uyu munsi nabibonye urashaka kurira uyu munsi urarira arewe Sylvain uravuze ngo noneho ngushaka kungubita ushaka kungubita wa Sylvain umva noneho ngubwire ariko sibyo ntibikimuri ariko se ntubu bireba wowe ariko wayibeshye ngubite uzi aravuze ngashaka ngo kungubita orangubita ngubita iki umva ngubwire ibeshye ngoreho ubundi bagufatira kujane mabuso bagukubita ipingu kuri ago maboko gwawe dasoni Serafina yariye karungu yakambanye Siliveri ubusize induru ko ziyongera ku kibazo cya Beatrice uyu mugabo Siliveri arabyivanamo ntimuzacikwe n'igice cy'ubutaha ni buri wa kane saa 2:15 z'umugoroba kuri Radio Rwanda. Ese wari uzi ko indwara zishingiye ku buzima bwo mu mutwe ari zimwe mu bibazo byibasiye urubyiruko? Mu Rwanda izi ndwara ziterwa ahanini n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ihohoterwa, ibibazo by'imibereho, ihungabana rituruka ku bikomere bya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ibindi. Bimwe mu bimenyetso biranga uburwayi bwo mu mutwe harimo kwiheba, kwigunga, guhangayika, ihungabana, guhindura imyitwarire haba mu mvugo, mu mitekerereze no mu mibanire n'abandi. Ubaye ufite kimwe mu bimenyetso by'indwara zo mu mutwe cyangwa hari ukuri hafi ubifite, ntiwihebe. Egera abaganga b'indwara zo mu mutwe bakorera ku bigo nderabuzima n'ibitaro by'akarere cyangwa uhamagare ku murongo utishyurwa w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kuri 114 cyangwa ku murongo utishyurwa w'umuryango GARG kuri 1024. Duharanire ko urubyiruko rw'u Rwanda rubona amakuru n'ubufasha bukwiye ku buzima bwo mu mutwe. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango wa GARG ubufatanye na Mastercard Foundation n'umuryango Imbuto Foundation. Ikinamico ejo si kera muyitegurirwa na Zacu Entertainment mukagezwaho n'umuryango Imbuto Foundation n'abafatanyabikorwa bawo. Ejo si kera